Iyi application ngiye kukwereka izajya gufasha muri cyagiye megabyte zo kuri telefone ziri gushira zihuta ukabura uryo wabikemuramo. Rero iyi application urayibona gute? Kugira ngo ubibone nta kintu uzakora uzafungura Google Play Store dore ngiyo uzayifungura. Ukimara kuyifunguza tuza muri search hano munsi, ukimara kuza muri search hano munsi tuza muri search hano hejuru, ukimara kuza muri search hano tuwandikamo amagambo nguku, ukimara kubyandika uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza tugiye kwitabura imeze nguku nta kintu uzahita ukora kuri application ya mbere igishyizeho dufresh uzayikoraho nguku. Ukimara kuyikora abanzu yeste muri telefone yawe, ikimara kujya muri telefone uzahita ukora kuri open uyifungure, ikimara kuyifunguza afunguka imeze nguku, ikimara gufunguza izahita ikwereka application zirya megabyte cyane kuri telefone yawe, izahita izikwereka zose. Rero ukimara kubona application ziri kurya megabyte cyane kuri telefone nta kintu uzahita ukora, uzahita uva kuri application yawe nguku, ukimara kuyivaho uzahita ufungura application yawe ya setting, ukimara kuyifunguza uzahita ukora ngaho du fresh hano uri kuhabona uzakoraho, ukimara gukora uzahita ukora internet hano uri kuhabona uzakoraho, ukimara gukora uzahita ukora kuri kano ka settings, ukimara gukoza tukora ngaho du fresh hano uri kuhabona uzakoraho, ukimara gukoza tureba application yaje kwisonga nta kintu uzahita ukora, uzahita uyikoraho nguku nk'ugiye tugiye gufatira kuri TikTok dore ngo uzayikoraho nguku, ukimara kuyikoza tufunga kano ka background data nkaka ngaka uzagafunga nguku, ukimara kugafunga nguku uzaba bikemuye. Iyi application izajya megabyte muri cyagiye uri kuyikoresha, none muri cyagiye warekeye kuyikoresha ntago izajya megabyte zo kuri telefone yawe. Ese application iragufashije, niba igufashije bimbwira muri comment, ikindi kandi bagirwa no ku following.